ashimwe. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Narimvuze ngo Yesu ashimwe. Ndanezerewe kuboneka mu iteraniro ry'abera. Nshimiye Imana Data wa twese yandinze mu rugendo, kandi namwe irabarinda. Ndashimira abayobozi b'itorero, by'umwihariko umushumba uyoboye iparuwase. Ndashimira mwebwe mwese mwemeye mukaza gusangira n'Imana kuri aya meza. Imana Data wa twese ibahe umugisha. Amen. Narimvuze ngo Imana Data wa twese ibahe umugisha. Ndanezerewe kuboneka ahangaha, ariko n'ubwa mbere ngeze kuri uyu mudugudu cyangwa se ku iri torero ndetse no muri iyi paruwase. N'ubwa mbere ahantu nateraniye ni muri paruwasi ya Mimuri, ndetse neranira na Nyagatare mu mujyi, ariko nanejejwe no kugera hano. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Amen, amen. Abasanze bamaze kutwakira, ntabwo ndavuga ngo abambonyeho bwa mbere, ko n'ubundi ni ubwa mbere ngeze hano. Birashoboka ko mwagiye mumbona kuri social media, ariko uyu munsi mumbonye live. Nitwa Nyirapasika Vestine, ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 4. Ndi umukristo wo mu itorero rya Deperi, paruwase ya Rega, itorero rya Kora, ururembo rwa Rubavu, ariko ndi umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Ubanza mbibwiye. Noneho ku izina ry'icyubahiro nitwa Mama Baraka. Ndanezerewe rero, natangiye gukorera Imana ndi muto. Imana ikomeza kubana nanjye. Imana yampamagaye mfite imyaka 9, ikomeza kubana nanjye. Uyu munsi Imana ikomeje kubana nanjye. Ndafite intashyo z'ahantu henshi hatandukanye, ahantu nagiye nteranira, aho nanyuze hose bagiye bantasha. Ariko kubw'umwihariko umugabo Imana yampaye azi ko ndi hano, yambwiye ngo mbasuhuze. Nejejwe no kubona uburanga bwanyu, ubutumire bwanyu maze igihe bufite. Birumvikana narasenze, bampaye intego cyangwa se insanganyamatsiko, nta nubwo turajya kure yabo, cyane ko umwanya dufite tugiye kuwukoresha neza. Ntabwo najya kure y'iyi nsanganyamatsiko y'iki giterane. Ndavuze ngo bukeye abana b'abahanuzi basanga Elisa, baramubwira ngo aho tuba ni hato. Uyu munsi rero tagiye kure insanganyamatsiko, nabazaniye ijambo rivuze ngo twanga agasuzuguro. Uziko munaniwe di? Narivuze ngo insanganyamatsiko iragira iti twanga agasuzuguro. Yewe waza nta muntu wakunda agasuzuguro. Insanganyamatsiko ntawe itaryoheye. Twange agasuzuguro. Murambure Bibiliya dusome ijambo turasanga mu gitabo cya mbere cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami turasoma ibice 17 ku murongo wa mbere. Gitabo cya mbere cy'Abami ibice 17 ku murongo wa mbere.
ni paje 342 aravuze ngo Eliya ateza amapfa yisha ku kagezi Kereti. aravuze ngo bukeye Eliya w'Igishuri umwe mu basuke w'i Galeyadi asanga Ahabu aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. reka twongere dusubiremo kugira ngo n'abatari bahagera babe bahageze. ni paje 342 igitabo cya mbere cy'Abami ibice 17 murongo wa mbere aravuze ngo Eliya ateza amapfa yisha ku kagezi kitwa Kereti. bukeye Eliya w'Igishuri umwe mu basuke b'i Galeyadi asanga Ahabu aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. mwakire ijambo ry'Imana. narivuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. pande zose urahari Imana, pande zose urahari Imana, abacuranzi urumva abacuranzi batari kucurangira nabi we kandi wakwereka ukuntu nzi kuririmba. mbese nuko nasaye bari kumfatanya nuko nasaye. hariya rero mfite umukobwa wanjye muto reka zeha ubundi ntera agakora asasirimba. mfite ibimenyetso birerekeye binyemeza yuko nzagerageza gusa nta kibazo. narivuze ngo tugiye kuganira ku ijambo rivuze ngo twange agasuzuguro. ndashaka kubaganiriza ku mugabo wanze agasuzuguro. uyu mugabo yitwa nde? uyu mugabo yitwa Eliya. mu gihe cye yanze agasuzuguro.
agasuzuguro ryari byari byagenze gute? bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. umunsi umwe umugabo witwa Eliya yitegereje ibyo umugabo witwa Ahabu ari gukora, hanyuma ngo ababazwa nuko uwitwa Ahabu ahangariye kwimura Imana. narivuze ngo umugabo witwa Eliya yaza agasuzuguro mu gihe cye. byari byagenze ute? habaye iki? bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. umunsi umwe umugabo witwa Eliya ngo yitegereza ibibi umwami witwa Ahabu ari gukora, hanyuma Eliya biramubabaza. uyu Ahabu yakoze icyaha gikomeye igihe yari ayoboye Abisiraheli, kandi mbere y'uko ayobora Abisiraheli Imana yabanje kumuganiriza iramubwira ngo Ahabu, uyoboye Abisiraheli k'ubwoko natoranyije ngendera muri bo. uramenya Ahabu, icyizere nkugirira ntuzagipfusha ubusa, ntuzagitesha agaciro. nguhagurukije mu magararire umbere amaboko mu Isiraheli, ariko Ahabu uramenye ntuzagatwara. mu gihe gito Ahabu yabaye ku ngoma, Bibiliya igereranya imyaka 22. Ahabu bakora ibyaha kuruta abamubanjirije. yewe wabonye ko gukora ibyaha undi igenderamo ngo bimubereye bito, ariyongeza akora ikosa, akungika n'abanyamahanga, agirana nabo ubucuti, birenga ubucuti, ajya gusaba mu banyamahanga, arongora umukobwa w'umunyamahangakazi witwa Yezebeli. ako kanya Yezebeli amutegeka kwimura Imana, agaha agaciro ibigirwamana by'iwabo. Ahabu yibagirwa indahiro yarahiye, yibagirwa agaciro Imana yamuhaye, agatesha agaciro, asenya igicaniro cy'Uwiteka, arangije yubakira ibigirwamana. ako kanya Abisirayeli bahura n'akaga, Abisirayeli baba nk'abandi, Imana iratukwa, abahanuzi baricwa. ariko uwitwa Eliya mu gihe cye aravuga ngo ibi sinabireberera. banza mvuze ikinyaruhengeri, muranyumvise? aravuga ngo ibi sinabireberera ngo nceceke, nshingiye ku aya maso. impamvu Imana yayarinze ni ukugira ngo agire umumaro mu gihe. aravuga ngo aya maguru yanjye kuba ari mazima ni igishoro. ndafashijwe, ni igishoro nakoresha ngahesha Imana yacu icyubahiro. aramubwiye kwanga agasuzuguro. uwanze agasuzuguro ntabwo akeneye inama hirya, ahubwo we n'Imana yarahagije. uranyumvise? haleluya! uyu mugabo yigirira icyizere. ushobora kugira ngo ubwo wenda yari afite imbaraga nyinshi, bikada. hari ibintu bigera kuri 2 byamurangaga. icya mbere, Eliya nta mukandara yambaraga. urumva yari umuniga. abantu ko barakenda bagirana. urumva yari umuhata, yari umutipe. no, yari yiyise yewe
yabyaje. ariko rada Imana yarabimbwiraga kiri umukobwa napimaga ibiro 48. Imana irambwira ngo nzakugira umugore munini nanjye ndamina ariko ndashiringira amena. ugomba kwibwiza ukuri. irambwira ngo nzakugira umugore munini ndamina ariko ntawe wambwira ko azajyana amena. none uyu munsi mfite ibiro 104 kandi ubwo ngo ni kuri regime. regime suzi inyama njya ariko ntimwandenganya nziriye vuba. nziriye vuba. mperutse kubwira Imana nti uzaba uretse rwose kuko nziriye vuba. twebwe twaryaga inyama ku bunani gusa, we hari igihe mwazijyaga no ku cyumweru, ariko twe no kuri noheli ntazo twaryaga, ni ku bunani gusa. umunsi umwe rero umwaka ntazibagirwa, papa azana inyama ariko ubunane aratubwira ngo iz'uyu munsi ntabwo murazirya. tuti kubera iki papa? ati izi ni iz'abakurambere. njyewe ngira ngo abakurambere ni abantu. nabwo nti ubwo nyine ndisabira abakurambere. papa yarasohokeje simuhumura arambwira ati kandi ni wowe urazijyanira abakurambere. iwacu ni njye bucura. abazi umushumba witwa Semajeri ni njyewe umukurikira. ni njye bucura iwabo. hanyuma rero papa arambwira ati ni wowe mutoya urazijyana. ndagenda ngeze mu nzu yo yari yarubakiye abakurambere. ndabwaniriza amahirwe abakurambere nsanze batembeye kuko narabashatse ndababona. ndabwanira ariko se abakurambere nabo barazereraga. mvuze ikinyabwengere namwe niko muvuga. ndagerageza mvuga ikinyagatare. bakaniriraho vuba vuba abakurambere baraviyo barava nariyeho. mbabwiyeho kamwe mbabwira kandi mama nubwo yari umugore, umugabo wari umupfumu, papa yari umupfumu, we ntabwo yumviraga ibya papa. rata Imana izi gutegura. Imana yari izi ko uyu munsi mama azaba ari umudiyakonesi. abonye natinze yaje kwibuka ati nyakozi, ati kuba nzizo nyama uri kuzijyaho, ati ko muzi gukunda inyama. ndavuga nti mama ntindi guteka neza. ati ko watinze ntinari ndi guteka. ati uramenya izo nyama ntuzijyeho. ariko se ntindi guteka neza. ati naho umusika neza iz'abakurambere. ndavuga nti n'ubundi nari nariyo kaniririho n'akantu banagatabuye. ndaje narasohotse mama ati kunda ryawe ry'inyama ntabwo wariyeho. ntabwo ariko mama kuri kumbaza. ati nyine ndagira ngo umbwize ukuri, iyo umuntu aziriye ntabwo abyara ntabwo ashaka. nakundaga abana kuko mama yabyaye abana bake. amaze kuvuga gutyo nagize ubwoba. nti mama ntinaziriye. ati waziriye ntazi. atayiga mana ati ntabwo zabyara. none ubundi mama Baraka mugisha utanga mwami wanjye tiwongera